bari abakobwa rero abantu bagiye babibona bagiye batwandikira kuri Duhindure TV batwandikira ngo ariko biriya bintu byabereye hehe ariko umuntu wakurikiranye inkuru neza yarabimenye ni abakobwa bari mu karere ka Kayonza imyambarire bari bambaye niyo yatangaje abantu bo muri kara karere bituma babirukankaho cyane induru ziravuga abamotari biki n'ibiki byari ibintu bigoye cyane kugira ngo dufate n'ariya mashusho tubashe kuyakoresha byari ibintu bigoye cyane ariko ibibazo by'amatsiko abantu baba bagiye bafite bakunze kukubona cyane mu biganiro ukora uba wambaye ako gashanete twari tuzi ko wenda ukambara warimbye wavuye mu rugo hari n'ubwo ujya wambara utundi tw'umuhondo tubwire gira icyo wenda batabikora abo biri kunanira ubihorere bafite uko bakora utubwira bushima ukavuga uti bano bari mu kazi. Umuhanzi witwa Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakoze cyane muri ano mezi atambutse ni umuntu wasohotse muri kora Bruce Melody ni umuhanzi uri gukora turirimbire gatoya kuri saa moya gatoya duha kapera kandi ejo hari inkuru iherutse gutrendinga vuga ko Bruce Melody ashaka gusinyisha uriya muhungu w'umunyamuziki bya hatari ashaka kumushyira muri label ye. Yes. The Ben ni umuhanzi mwiza unakomeye nkeka ko ufite n'izina kuruta Bruce Melody. Kuvuga ko Bruce Melody yamusinyisha muri label kuri ubu ngubu biragoye ntabwo wapfa kubyemera kubera ko yaba n'uburyo bw'amafaranga simamya neza ko Bruce Melody yarusha The Ben n'izina The Ben afite ntabwo Bruce Melody arifite kuko tubibonera ku bikorwa bakora niba The Ben ushobora gusanga hari indirimbo ifite views miliyoni 4 mu gihe Bruce Melody kujya zicicikana hirya no hino bavuga ngo hari televiziyo ngo itanga ibihembo ngo abandi ntibabyita ibihembo bakavuga ngo itanga amafaranga abandi mbese hari confusion nyinshi zigiye zitandukanye kandi koko hari no ku status iyo tugiye kuri status za Duhindure TV tubibonaho koko ko muba mwahembye biriya bihembo dusobanurire bimeze bite? Okay. Twebwe twashatse kwereka abantu badukurikirana ko bitunguranye rero ubu ngubu turi mu rugo aho umunyamakuru Chris wo kuri Duhindure TV aba bitunguranye tukihagera dusanza dahari cyakora baratubwiye bati nimunyarukire mu gikari gatoya niho tumusanze mu mbabarire murebe. Yes, Chris twakugezeho Chris bimeze bite tukugezeho turabona sinzi niba uhuze ariko uko bigaragara abantu bakureba baraza kuba bareba uko wimereye iyo ucunze neza Chris ako nagaki wicayeho mbere yuko dutangira ikiganiro. Murabizi nubwo bwose turi abanyamakuru dukorera televiziyo ariko dukunda imiziki dukunda industry yacu muri rusange dukunda sinema rero iyo ndirangana mu rugo nari mu masaha y'akazi akenshi mba ndi kwiyumvira imiziki ni iyi ngiyi muba mureba banakubisemo imiziki ndi gucuranga imiziki myiza cyane inogeye amatwi. Chris tutarakomeza turi kukubona wicaye kuri portail irafunze hariho ingufura ababibona barabibona. Yes, niho tugusanze wicaye nubwo hari umuhungu tubanjirije imbere ubanza ari ukubwiye ngo ite wicara nukubera iki wicaye ahangaha kuri iyi portail yo mu gikari? Urabona iyi ni portail yo mu gikari hanyuma kubera ko ku irembo no n'imbere mu rugo haba harimo ibindi bibakorerwa kenshi nza gufurira ahangaha nshaka kumedita no gutekereza neza nibyo ahangaha niho mfurira dore nari maze gufura niho munsanze bibaye ngombwa nyine ko tuganira nubwo nari ntabiteguye ariko ntabwo nababurira igihe kugira ngo abanyarwanda bakomeze gukurikirana ndetse n'abadukurikirana kuri televiziyo yacu babashe kumenya neza n'ubuzima tubayemo n'uburyo dukora ubuzima bwa buri munsi. Chris mu biganiro turi bukore mu byo turi buganire hari ibibazo by'amatsiko bigomba kubanza urabona aha tugusanze uratubwiye ngo wari uri gufura none urifurira se nk'umunyamakuru kuri Duhindure TV tuzi urifurira tubwire. Birumvikana akazi dukora ka buri munsi kujya kuri tele gushaka inkuru gushaka abahanzi ngo tuvugane ntago byanshobokera ko nzajya nifurira hari umuhungu nari mfite rwose twakoranaga wajyaga mfasha akazi ariko mu minsi yashize iwabo yagize ibyago ni uwiyoza Nyagatare
amaze kugira ibyago biba ngombwa ko ajya gutabara iwabo aragenda, ariko nubwo yagiye uyu munsi ni mu minsi myiza, nagiye mu kazi ngomba kubyikorera nta kibazo. Ariko hari abantu tuzi bagenda bazenguruka ku bipangu bavuga ngo nta myenda mufite yo gufura. Abo ngabo we ntabwo bazi se? Hanyuma mu gihe uyu munsi batabonetse se ninjye ugomba kuzenguruka iwabo mbashaka se? Iyo umwanya uhari umuntu agomba kubyikorera, kubera ko twakuze tubyikorera, ababyeyi badushishikariza kwikorera. Urumva rero ko ntabwo ibyo ari ibintu bigoranye kuba umuntu yabyikorera, keretse wikompurika mu mutwe wawe. Okay, noneho hari ikindi nshobora kwibaza. Tucyagera ndi kumva inkoko ziri kubika izindi zivuga, ariko narebye nabuze ahantu ziri. Bimeze biti izo nkoko ziri ahagana hehe? Nk'ibyo nababwiye nyine, iyo tugize amahirwe tugakora inkuru abantu bakadukurikirana kuri YouTube, tukabasha kubona agafaranga gakeya, umuntu aba agomba gutekereza n'ibindi biri hanze y'akazi dukora. Mfite ubworozi bw'inkoko hano, nizo mwumva, mba naje gucuranga imiziki myiza ndi gufura nazo nkazicurangira, mba nkumbuye kubana nazo muri rusange. Niyo mpamvu mba ndahangaha, niyo mpamvu mba nabonye umwanya mwiza nakabaye ngiye kubereka, ariko ntabwo binkundira kubera izindi gahunda mfite ngiye guhita nkurikizaho. Okay, murakoze cyane. Bisobanuro duhaye niba bitabahagije bazakwisurira. Abatakuze bajya bakubona kuri Duhindure TV, nibyo iyo televiziyo abatarakoraho subscribe nibajyeho, andika muri YouTube yawe Duhindure TV, urahita ubibona byose n'izindi video n'ayandi makuru ndetse n'ibindi biganiro uyu munyamakuru wacu Duhindure wo kuri Duhindure TV bamwita Chris ajya akoreraho. Reka twikomereze Chris, tukubaze, hari ibibazo by'amatsiko abantu baba bagiye bafite, bakunze kukubona cyane mu biganiro ukora, uba wambaye ako gashanete. Twari tuzi ko wenda ukambara warimbye wavuye mu rugo, hari n'ubwo ujya wambara utundi tw'umuhondo. Tubwire, gira ikintu ukatubwiraho mu by'ukuri. Yes, it was a gift. Yari impano nahawe kandi nyihabwa n'umuntu wari ufite ikintu kinini asobanuye kuri njyewe. Niyo mpamvu nkunda kuyambara. Sinjya nkunda ibintu by'imirimbo cyane, iyo niyambarira agashanete kamwe, nkiyambarira agakomo kamwe, rimwe na rimwe ngashyiraho n'agasaha, ibintu biba bimeze neza, mba numva nuzuye, mba numva nyuzwe. Niyo mpamvu rero akenshi nkunda kukambara cyane, kubera ko hari ikintu gasobanuye kuri njyewe. Okay, noneho twihuse, hari inkuru zimaze iminsi zicicikana hirya no hino bavuga ngo hari televiziyo ngo itanga ibihembo, ngo abandi ntibabyita ibihembo, bakavuga ngo itanga amafaranga, abandi mbese hari confusion nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi koko hari no ku ma status, iyo tugiye kuri status za Duhindure TV tubibonaho koko ko muba mwahembye. Biriya bihembo dusobanurire bimeze bite? Okay, twebwe twashatse kwereka abantu badukurikirana ko nubwo badukurikirana, wa mwanya wabo bamara bakurikirana ibikorwa byacu utagomba kubapfira ubusa. Bagomba kureba ibikorwa byacu, ariko tukagira abo duhemba babashije gukurikirana neza no gutekereza ku nkuru zacu. Ni inkuru dushyiraho, hanyuma tukaza kubaza ikibazo kiri mu nkuru. Urumva ni ibintu byiza cyane. Njya mbyibuka tukiga ibintu byitaga ku inyunguramagambo no kumva umwandiko neza ugasubiza. Ibyacu rero ni ukumva inkuru ukayireba, hanyuma ugakurikiza, hanyuma ukabasha gusubiza. Rero dutanga ibihembo bitandukanye. Twagiye duhemba abantu benshi mu tournaments twakoze, za Nyagatare twahembye abantu, za Kayonza twahembye abantu, za Kirehe twahembye abantu. Ikintu tuba dusaba abantu ni ugukurikirana televiziyo yacu, hanyuma bakareba inkuru tuba twashyizeho n'ibibazo biri kuri iyo nkuru, turabahemba. Yaba bari mu gihugu, yaba bari hanze y'u Rwanda, tubahemba dukoresheje Western Union. Urumva ko ni mu rwego rwo kugira ngo tunezeze abantu bakomeza kudukurikirana. Niyo mpamvu twakoze biriya bintu. None Chris, hari uturere ugiye utubwira mu bahembamo iyo mugiyeyo? Rimwe na rimwe nanjye iyo nabona akanya mba mbibona, ariko abakunzi banyu babantumye, hari ibyo babantumye ngo mbabaze. None nk'utwo turere mu mwagiye murabahemba nyine, bihuriye he na YouTube? Mubahemba gute? Yego, tubwire, dusobanura aho ngaho. Ndakeka ko ahantu bihuriye na YouTube nuko ku kame murumva duhemba umuntu wakurikiranye inkuru, ntabwo wasubiza ikibazo utakurikiranye inkuru. Ubwo kandi iyo nkuru bigusaba kuyishaka kuri YouTube, kuri televiziyo yacu Duhindure TV, bigusaba gufungura iyo nkuru ukayikurikirana. Iyo umaze kuyikurikirana rero, hanyuma tuza kuguhemba. Ndumva ari aho ngaho bihuriye na YouTube, niko ibihembo bitangirwa ku nkuru, ariko iyo nkuru usanga kuri YouTube.
aya byumvikane ko muri ako karere mu turere mbwiye mujya mugendamo bivuze ngo muba mwabapangiye ibibazo mubabaza ni by'ubuzima busanzwe. Birumvikana agomba kuzamo wenda ibibazo bijyanye n'ubuzima busanzwe ariko nanoneho hakiganzamo ibibazo bishingiye mu nkuru twamaze gushyira kuri iyi. Ariko ubwo kubera ko ari Duhindure TV iba yabatumye nawe nk'umunyamakuru wayo byumvikane ko muba munabashishikariza ibyo byose biba biri kuba recorded ku buryo umuntu abishatse yazajya bisanga kuri televiziyo yanyu. Ibijyanye n'ibihembo mutanga live mwagiye mu karere runaka. Akenshi ibihembo dutanga n'ababitsindiye bagaragara kuri status ya Duhindure TV. Yego. Ariko uburyo tubahemba n'ababitsindiye ntabwo akenshi turanonosora uburyo bwo kuzajya tubagaragaza kuri Duhindure TV kuri YouTube kubera ko hazamo n'ikintu cyitwa human rights, uburenganzira bw'umuntu. Mu gihe atakwemereye ngo umushyire kuri YouTube, turabizi YouTube ikintu cyagezeho kugira ngo kizaveho byasaba ibiganiro na ba nyiri guhembwa, ariko kuri status ya Duhindure TV abantu barabibona badukurikirana buri munsi, bisaba ngo uri update ibintu ubashe kubikurikira. Umumaro wo kuba abo bantu babona ibyo bihembo muba mwatanze bakabibona ku ma status, birumvikana no ku ma Instagram, ku ma Facebook biba biriho njya mbibona. Kuri Facebook nabonye mukoresha ngo ni Duhindure Television. Umumaro w'ibyo bintu kuri Instagram mukoresha njya mbakurikira cyane kuri Instagram, nabonye mukoresha Duhindure TV nabwo. Ibyo bintu byo kuba abantu babona abo mwahembye bo bibamarira iki? Byaba bituma se bahita bakurikira Duhindure TV cyane? Ariho ndumva ikintu wenda bitumarira nabo kandi bibamarira, bituma iyo tumukoreye icyo kintu tukamuhemba bituma byerekana abandi ko tutari abantu b'abamamyi, kubera ko arabizeza abantu ku mbuga nkoranyambaga nka za Facebook, bakakubwira ati kora iki uratsindira ibi, nyamara bikarangira umuntu adatsindiye bya bihembo. Iyo twaguhembye tukakugaragaza, twerekana ko ibintu dukora ari iby'ukuri, ntabwo ari ibintu by'amanyanga. Niyo mpamvu rero tubikora kugira ngo bireme icyizere no mu bandi. Yego. Ejo bundi hari inkuru yacicikanye ku ma Facebook, ku ma Instagram, ariko twayireba tukabona yaturutse kuri Duhindure TV. Buriya ni inkuru y'abakobwa bari mu karere ka Kayonza. Yes, bavuga ngo abantu bari kubirukaho ngo bambaye ubusa, ariko nyamara twe twararebye. Abantu batarareba iyo nkuru urajya kuri Duhindure TV urayisangaho, nawe urebe wenda uze kutubwira, uduhe ibitekerezo tubwire. Twararebye tubona nta busa, ntago bambaye ubusa. Bimeze bite nkawe wari uriyo? Niba uri mu bayishutinze bimeze bite? Bari abakobwa rero abantu bagiye babibona, bagiye batwandikira kuri Duhindure TV batwandikira ngo ariko biriya bintu byabereye hehe, ariko umuntu wakurikiranye inkuru neza arabimenye. Ni abakobwa bari mu karere ka Kayonza. Imyambarire bari bambaye niyo yatangaje abantu bo muri kara karere, bituma babirukankaho cyane, induru ziravuga, abamotari biki n'ibiki. Byari ibintu bigoye cyane kugira ngo dufate n'ariya mashusho tubashe kuyakoresha, byari ibintu bigoye cyane. Ariko urebye ntabwo ugeze nko mu mujyi wa Kigali wabona bambaye kurenza biriya, ariko nyine ikintu navuga abantu bagomba kuzajya bamenya ahantu bagiye, bakamenya n'imyenda bakwiye kwambara. Ntabwo imyenda imeze kuriya ntabwo yari ikwiye kwambarwa mu karere ka Kayonza. Karimo abantu bagikomeye ku muco, karimo abantu bagifite imyumvire bumva ko umuco ugomba kuza imbere y'ibindi byose, ngo bivane mu mujyi wa Kigali ubijyaneyo. Niyo mpamvu rero abantu babirukanse inyuma cyane, biba ngombwa kugira ngo nka Duhindure TV tuba turi hose tugaragaze biriya bintu, ndetse abantu batange n'ibitekerezo. Niyo mpamvu rero ni inkuru abantu bakunze cyane, ndetse bamwe baranashima, baravuga ko ibintu biba bikwiye guhinduka, umuntu akajya yambara bitewe n'ahantu yerekeje. Noneho Chris, reka tukubaze ku bijyanye na industry ya muzika hano mu Rwanda. Turagira ngo tubwire se uko ubibona uyu munsi. Twe kwita ku ba producer kuko industry imeze ite? Uratubwira nk'umuntu uri gutwika mw'iyi minsi, ujya ubona ukavuga uti byanga bikunze uyu muntu ari mu kazi. Tubwireho gato cyane twihuta. Sibyo kukubwira ko ndi umwe mu bantu nanone bakunda umuziki ukoze neza, umuziki urimo ibicurangisho biminoze, umuziki urimo producer wakoze akazi keza, n'umuhanzi waririmbye neza.
nanjye nkurikirana umuziki wo mu Rwanda ndanawukunda cyane, so urumva ko usibye ko nakubwira ngo ni umwihariko kuri uno muhanzi, gusa abarusha abandi nanjye ndabazi. Watubwira nk'abantu babiri ubona bari kubikora, unatubwire n'icyo ugendeyeho batubwira bari kubikora tu, wenda batabikora abo biri kunanira ubihorere, bafite uko bakora utubwira bushima ukavuga uti bano bari mu kazi. Yego. Umuhanzi witwa Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakoze cyane muri ano mezi atambutse. Ni umuntu wasohotse muri korabo zitandukanye kandi zagiye zimenyekana mu gihugu. Afite indirimbo yitwa Ijoro, ni indirimbo Saa Moya nako ni indirimbo nziza. Afite indirimbo afitanye na Pius yitwa Ubushyuhe, iyo ni korabo nanone iri gutitiza abantu mu gihugu kandi ayirimo. Ari indirimbo yitwa Niza na Mr Kagame. Bruce Melody arimo. Urumva ko Bruce Melody ni umuhanzi uri gukora. Turirimbire gatoya kuri Saa Moya gatoya duha kapera. Ugiye kunsaba kuririmba oya turabyibukura umunyamakuru. Urabona ko nsanze mu rugo ndimo ndafura, byaba bigoranye kugira ngo nkuririmbire, gusa n'indirimbo nziza iri aha hanze kandi abantu bari gukunda. Nibura uyu nsanga nka nyuma ya saa sita ameze neza, Saa Moya mbese Saa Moya muri ayo masaha nakuririmbira rwose. Noneho niyo utuje ubu ngubu twakubonanye umuziki hano, bivuze ngo iyo utuje witurije uba uri kumva uturimbo harimo n'utwo twa Bruce Melody. Yego. Ntabwo mwumva cyane ariko ibikorwa akora byanga bikunda. Niyo nawe utaba wemera ikintu ugomba kumenya ko icyo kintu hari ibyo kirenzeho. Bruce Melody ari gukora, ariko ntabwo navuga ngo nkunda kumva ibihangano bye cyane, ariko aho njya hose ndabyumva. None tubwire, uratubwiye ngo ari gukora, bivuze ngo wenda mbere yo kukubaza uwa kabiri wari ugiye kutubwira, nawe ugiye kuba nka babandi. Ejo hari inkuru iherutse gutrendinga vuga ko Bruce Melody ashaka gusinyisha uriya muhungu w'umunyamuziki bya hatari, ashaka kumushyira muri rebo ye. Yes, The Ben ububizi cyane. Noneho nkibaza nti ibyo bintu urabifata ute, we wabibonye ute, se ukuri kwabyo ni ukuhe? Tubwire. The Ben ni umuhanzi mwiza unakomeye, nkeka ko ufite n'izina kuruta Bruce Melody. Kuvuga ko Bruce Melody yamusinyisha muri rebo kuri ubu ngubu biragoye, ntabwo wapfa kubyemera kubera ko yaba n'uburyo bw'amafaranga simamya neza ko Bruce Melody yarusha The Ben. N'izina The Ben afite ntabwo Bruce Melody arifite, kuko tubibonera ku bikorwa bakora. Niba The Ben ushobora gusanga hari indirimbo ifite views miliyoni 4, mu gihe Bruce Melody kugira ngo ashyitse 2 ni ibibazo bikomeye. Ariko ndumva ko nanjye biriya bintu nabanje kubifata nk'ibihuha, ntabwo nahise nemera ko biriya bintu ari ukuri. Niyo mpamvu twirinda gutangaza inkuru tudafite gihamya. Kiriya gitangazamakuru cyabyanditse buriya cyaba ari ibintu cyahimbye? Byo ko nabisobanukiwe neza, na amasezerano The Ben yagiranye na management ya Rebo ya Bruce Melody yuko bazajya bashaka ibiraka bya Bruce Melody bagashaka n'ibya The Ben. Hanyuma bo batangaje inkuru batabanje kuyishakisha neza ngo bamenye koko niba ari ugusinya muri Rebo cyangwa niba ari ugusinya imikoranire mu buryo bwo gushaka ibiraka bijyanye n'ibitaramo. Rero numva ko ari aho hantu bibeshye, ntago basobanuriye abantu neza. Tugana ku musozo, hari filime muri gutegura iri kunyura kuri Duhindure TV. Muri kwitegura mu buryo muri guteguza abazayikinamo kuri shooting yayo. Iyo filime yitwa ndumva yitwa Worship Fighting, izaba ari season. Uretse ko wenda mwatubwiye yuko muzabitubwiraho neza uburyo bwo gukastinga abakinnyi, ariko tubwire iriya filime nk'umukobwa main actor uzaba ukenewemo, urumva agomba kuzaba sate? Kameme ni umukobwa mwiza umvikana, hanyuma akaba ari umukobwa utabyibushye, nibura uri mu biro nka 65, 65 bitageze 70, ari munsi ya 65, nibura wenda akaba afite metero 1 na santimetero 80. Okay, abagitere wenda muzaba dusobanura neza icyo gihe muzaba mwapanze kubisobanura, tuzaba turi hafi dukurikira. Iyo filime nayo mutubwira ko itanga ibihembo kuri YouTube. Itanga ibihembo gute? Ni bwa buryo bwo kubaza ibibazo bagasubiza, bimeze bite?
Ego nabyo birenda gusa nk'ibyo ngibyo kubera ko ibintu dushobora kukubaza muri filime ni nk'uko twakubaza ibibazo biri mu nkuru twa uploadinze. Dushobora kukubaza ati se iyi filimi yacu tujya kuyitangira twa main purpose cyangwa se izina rya filimi yitwa nguki, cyangwa se main actor wacu ugaragara muri no filimi yitwa nguki, kubera ko byose ni ibintu tugaragaza mbere yuko dushyira hanze projet y'iyo filimi, hanyuma ugatangira kubaza ibibazo. Ni ibintu tuzagenda dusobanura mu minsi iri imbere twitegura gushyira hanze.